bwa mbere mu mateka bya bintu twari dutegereje cyane, dutegerejanyije amatsiko birabaye, aho abasitari babiri bo mu Rwanda, abahanzi babiri biyita abahanzi bakomeye ba mbere mu Rwanda. Ubwo nabari ndi kukubwira ni Bruce Melody ndetse na The Ben wiyita Tiger, Bruce Melody wiyita Igitangaza. Tunagendeye ku bimenyetso, aba bahanzi nibo ba mbere mu Rwanda rwose, ndanabivuga cyane. Rero bano bahanzi bagiye kuba bahura n'abanyamakuru ku itariki 14 z'ukwezi kwa 12 2025, kuko bari kwitegura igitaramo kizasoza uriya mwaka, kizatangira uriya mwaka, kizaba ku itariki ya mbere Mutarama 2026. ni igitaramo kizaba kuri iyo tariki, kizahuriramo abo bahanzi babiri uko ari Mena, ubwo ni Igitangaza ndetse na Tiger muri rusange bazahuriramo. Ariko mbere y'uko icyo gitaramo kiba, babanje guhurira ahantu muri Car Free Zone, barabanza batega amatwi abanyamakuru, bababaza ibibazo ndetse n'abafana muri rusange bari bahari benshi cyane. Byari byiza cyane, nabo bakagenda babaza ibibazo bano bahanzi, ariko gusa ntago haburamo akantu k'amakimbirane kagendaga kabamo gake gake bahangana. Ariko reka nza twifashishe ibimenyetso. Aba bahanzi bari guhangana bikabije cyane, dore yuko murabizi uyu muhanzi The Ben yagiye muri gara yambaye imyenda asa nk'iyingi ya Bruce Melody, yambaye neza, yari isengeri. Ariko yo noneho ahangaha muri Car Free Zone, hano bari muri kino gitaramo kibanziriza icyo bazakora ku itariki ya mbere, yavuze yuko ine myenda uno Bruce Melody yaje yambaye ari yasengeri, The Ben yajyanye muri gara, imyenda yambaye imeze nka yasengeri The Ben yari yajyanye muri gara. Ariko ntago byahereye ahangaha, kuko Bruce Melody nawe ubwe yivugiye imbere y'abafana ati ntago yabura kuvuga yuko ari uwa mbere mu Rwanda, ari umuhanzi wa mbere mu Rwanda. Ngo ibyo bintu rero ntago yabura kubivuga, ngo ariyo mpamvu mu gihe bamutumiye ngo ntago yakwanga kwitaba umutumiye, ngo ntago yagira ubwoba bw'icyo kintu. Ubwo urumva rero nta makimbirane ahari, ariko ntago bari kuyagaragaza, bari kuyagaragariza mu magambo. Reka nze tugaragaze ibimenyetso, ndaje gato. Thank you so much. Ndabashimira cyane kuba mwese mwitabiriye iyi gahunda idasanzwe. Iyi press conference ibaye guca mu mateka ya industry yacu. Ibi byose tubitekereza ku bwanyu, ndetse ndagira ngo mbere yuko ngira ikintu ndenzaho, ndagira ngo nshimire aba partners bose dufite muri iki gikorwa dufite kizajya ku mugaragaro ku itariki ya mbere z'ukwa mbere. Muko mubizi umwaka ushize twakoze amateka, murabyibuka? Ndikubabaza, umwaka ushize amateka twakoze murayibuka? So this year we are bringing it again, tubizanye nanone mu bundi buryo kandi buri special. So niba ufite inkweto rwose isa naho ihengamye, uyikureho taro, kuko ku itariki ya mbere z'ukwa mbere rurambuka. Thank you so much. Ndabashimira, I'll see you in a minute. All right, a round of applause one more time for The Ben, ladies and gentlemen.
ngira ngo okay. So Bruce, mbere yuko wicara rero, Bruce, mbere yuko wicara mu kanya twari tumaze kumva Rebene aduha karibu ahangaha, ariko noneho ni akanya kugira ngo imbamutima zawe kano kanya mu rwego rwo gusuhuza n'abadukurikiranye bose ikikuri ku mutima kuri uno munsi w'amateka. Umeze neza? Naje hano kugira ngo tubashe kuganira kubijyanye n'igitaramo cyo ku itariki ya mbere. Usanzwe mubizi gisanzwe kiba, hanyuma iby'imiziki nibyo tuzi, nibyo dusobanukiwe, nibyo dukora, witegura ibintu byiza. One more time, round of applause for Bruce Melody. reka surize we tujye kubana muri iyi show. Ni show idasanzwe, show igiye kutwinjiza mu mwaka mushya, show igiye kutwinjiza mu cyumweru cya Noheri. Reka ngusuhuze mbere na mbere, amazina ni Joshua. Ndagira ngo kandi niba ari ubwa mbere waba ugeze kuri runo rubuga rwanjye rwa Joshua TV Show, nugende udafunguye ako kazogera cyangwa subscribe, like ndetse na share na comment. Wowe usanzwe kuri runo rubuga rwanjye, usanze ukurikirana bino bikorwa ngenda nkora, ndagira ngo mushimire ahangeze, ni wowe mbikesha. Ndagira rwose Imana ikomeze kugenda iguha umugisha kuri buri kimwe cyose ugenda onkorera. Hano rero turi kuganira kuri press conference yabaye ejo bundi ku itariki 14 z'ukwezi kwa 12 2025, yahuje abanyamakuru ndetse n'abantu bakomeye mu Rwanda, The Ben ndetse n'igitangaza ngo ni Bruce Melody. Iyi press conference rero yabaye mbere yuko bari kwitegura igitaramo cya New Year Grove kizaba ku itariki ya mbere Mutarama 2025. Nk'uko mwabibonye mu mashusho aho ngaho, umuhanzi wabanje kuza yari The Ben. Baramwakiriye abahanzi benshi cyane, abafana benshi cyane baramwakiriye, mwabibonye. Arabanza baramwakira, avuga ijambo ritoya cyane, bidatinze gakeya umuhanzi mukuru Bruce Melody nawe abarinjiye, anje nawe baramwakira, avuga amagambo cyane nyine yo kugira ngo yakira abantu muri rusange, dore yuko yari n'umushyitsi muri make yatumiwe na The Ben. Ntibyatinze gake umunyamakuru usa nkaho abizobereyemo akuze cyane, ubwo bamwita Chita, akaba afite itangazamakuru rye yita Chita Magic. Ibi rero akaba yahise atangira abaza ikibazo kigira iti nako sinikiza ahubwo ni icyifuzo, ati abona musa nkaho babatandukanyije, ndagira ngo muhoberane, mutwereke yuko mwiyunze nyine, nubwo nta makimbirane ahari, ariko mutwereke yuko mufite ubwo bubasha nyine. Ariko gusa Bruce Melody ni umuntu usubizanya ibintu by'ubwenge cyane. No muri kino kiganiro turi bwumvane, turaza kumvamo yuko Bruce Melody ari wa muntu usubizanya ibintu by'ubwenge yabanje gushishoza. The Ben wenyine aba yiturije muri rusange. Reka nze tubanze twumve uyu musano uburyo bamushubije. Mbere niba koko aba bahanzi barahuje ubumwe cyangwa se barahuje imbaraga, icyambere nasaba ko hano imbere baza guhoberana. Twabonye harimo umwanya munini cyane. None se kuki ushaka ko duhoberana cyane? Nta guhoberana kurenze kuza kukomeze nk'uri mu rugo rwa The Ben, sibyo? Kuba nemeye kuza ni ikimenyetso cyo gushyira hamwe. Murakoze. Wow, niba wumva neza ni igisubizo cyiza kandi kigasha ku rukundo, kitarimo ivangura. Ariko gusa si uyu gusa wamubajije, kuko hari undi wese ubaza The Ben, arabaza ati se ko mbere na mbere The Ben ndajya ngushimire, wambaye neza cyane, ariko imyambarire yawe usanzwe ibikemwanga, irakemwanga rwose, kuko rwose abantu barakuvuga wambara nabi iki, ariko rwose uno munsi umuntu wakwambitse turamushimiye.
aramubaza ati ariko se The Ben bundi ugendera kuki ufata imyenda uvuga ati no munsi ndambara iki ninde ukwambika, bamubaza ibibazo bijyanye n'imyambaro ye. Gusa The Ben we yaje kuba yabica ku ruhande, ntabwo yigeze abasubiza cyane, ariko gusa yabijeje yuko agiye gukomeza guhindura ikintu cyitwa imyambarire ye. Aba bagabo nk'uko nabikubwiye tugitangira bakomeje kugenda bashotorana, dore yuko uyu nguyu Bruce Melody yavuze yuko ari umuhanzi wa mbere mu Rwanda. Ibi yavuze abantu benshi baraseka cyane, ariko gusa ibyumvi by'umuntu ntago wabitangira. Bidatinze gato rero buri wese yahise ateguza indirimbo. Bruce Melody yavuze yuko bitarenze iminsi 3 azaba yabasohoreye indirimbo bita Munyakazi, bakazaza ku munsi kuri ya tariki bazahuriraho bamenye izina ryaho ryaturutse Munyakazi. Naho The Ben nawe yazavuga yuko azahita asohora indirimbo nyuma y'iminsi 5, azahita asohora indirimbo yise Indabo Zake. Mu gihe kitarenze iminsi 3 ndabasohorera indirimbo yitwa Munyakazi, kugira ngo nidura ku itariki ya mbere muzasobanukirwe neza iryo zina ryavuye. Murakoze. Mu gihe kitarenze iminsi 5 ndabasohorera indirimbo yitwa Indabo Zanjye. Drop it. That's so beautiful. Ni ibintu byiza cyane nk'uko mumaze kubyumva. Reka ngushimire wowe tumaze kubana muri no show, ndagira ngo ushimire rwose cyane, kandi ndagira ngo niba wishimye nawe ubingaragarize, ukande like ndetse n'ibitekerezo, nawe nyine umbwire ubona nyine urenze, kuko na kino gitaramo bakitiriye izina ngo who is the best, cyangwa ngo ninde umwizamo hano muri kino gitaramo. Nyine tuzahita tukuramo uwa mbere muri kiriya gitaramo. Reka ngushimire wowe, kandi nakubwira yuko muri kiriya gitaramo nzaba makubereye, kugira ngo nanjye nkubwire ibyabereyemo byose bizatambuka kuri Joshua TV Show. Ndagira ngo ngushimire, kandi ndagira ngo ngusabire Imana buri kimwe cyose uri gukora gikunde. Nge mwari muri kumwe ari Joshua. Ciao ciao. Baza fresh ni kama sumba ibintu bena nkora nago. Unasemaje wewe? Nukuri kibani fresh ande kwenda man ibintu nkore pamera ndagushimiye. Chimye umuntu bita The Ben, chimye umuntu bita Popo, Janvier yo kunyarwana, chimye umuntu bita Kigali protocol bamwita Jitena niwe muntu wa mbere mbonye mikizere bro. Ibintu man yego bari baziko bari